aho muri hose ndabasuhuje kandi mwahisemo neza. Ferdinand Uwimana. Isi ikomeje guhangayika bitewe n'ibibazo biyirimo bikomeye cyane, ariko ibikomeje kugarukaho cyane ni biri mu burasirazuba bwo hagati, kuko bikomeje kugira ingaruka zikomeye ku rwego rwo hejuru. Imisiri, ibitero bya misire, indege zitagira abapilote, zitagenda amapilote, ubwo n'izi ntambara zizwi nka drone zikomeje kuvuza ubuhuha hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Ibitero byongeye gukaza umurego hagati y'izi mpande zombi, abantu bakibaza amaherezo yabyo, kuko biri gushyira ubuzima bw'abatuye isi mu kaga. Nk'ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye kongera gushyiraho ibihano bikomeye ku byambu bya Iran mu rwego rwo kaza igitutu kuri icyo gihugu, kuko ibijyanye no kugera ku masezerano bikomeje kugorana cyane, ahubwo kurasana byongeye kubura mu buryo bukomeye. Uko byubura hagati y'impande zombi ni nako Iran irimo kwihimura ikarasa hari inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nko mu bihugu bya Kuwait, Bahrain, Jordania n'ahandi, no muri Oman hose, no muri za Qatar, ni henshi cyane muri biriya bihugu byo muri kigobe cya Perse. Ingaruka zirimo kubigeraho cyane bitewe n'ubwumvikane buke hagati ya Amerika na Iran. Kubera iki Amerika na Iran byongeye gukaza ibitero ku mpande zombi? Turifashisha abahanga bakurikirana cyane ibijyanye n'ubukungu, kuko umuhora wa Hormuz wo ukomeje kujya mu kaga kandi ukagira ingaruka ku batuye isi. Turifashisha abahanga muri politiki mpuzamahanga batubwire amaherezo y'ibi byose birimo kuba cyane. Turi kumwe na Arsene Zemana, turi kumwe na Starato Habyarimana, bose baradufashamo. Ariko turajya no muri Kuwait. Kuwait ni kimwe mu bihugu byibasirwa cyane ni bitero bya Iran iyo habaye gukozanya hagati ya Iran na Amerika. Niyo mpamvu turi kumwe na Nzogera Jerome ari muri Kuwait umura amasaha. Jerome, muraho neza? Muraho neza Ferdinand. Yego, ndabashoboza mwese n'abari mu kiganiro. Yego, nabo barakumva. Tugiye kubiganiraho. Ubu tuvugana neza uri hehe muri Kuwait? Ubu ndi mu mujyi wa Kuwait, wita Kuwait City. Ahantu bita muri 360 Mall ikomeye yaho. Yego, akiri mu mujyi rwagati. Iri mu mujyi rwagati aho ngaho muri Kuwait. Mukanyura tubwira uburyo ibintu byongeye gukomera hagati ya Iran na Amerika, kuko ibitero biri kugera naho ngaho muri Kuwait. Ariko turajya no muri Bahrain, hariyo Juste niyo nkuru. Juste, muraho neza? Muraho neza Ferdinand. Yego, wowe uri hehe neza aho ngaho muri Bahrain? Murakoze cyane. Nanjye ndi mu murwa mukuru twa Manama mu gace kitwa Jifeya. Yego, ubu ngubu i Kigali tugeze saa 3:05 aho ngaho muri Bahrain. Na niyo saha mufite na Jerome maze kutubwira isaha bagezeho muri Kuwait. Wenda Juste mwe mugeze sangahe? Twebwe tubarushaho isaha imwe, ubu twe ni saa 4:8. Saa 4:8 aho ngaho muri Bahrain. Jerome, muri Kuwait mwebwe ubwo ni sangahe? Yego, Jerome nawe aratubwira igihe isaha bagezeho muri aya masaha. Ni isaha imwe gusa. Ubwo ni sangahe? Ikinyuranye natwe turi saa 4:5. Muri saa 4:5 aho ngaho muri Kuwait namwe. None reka rimwe mpita mperaho mbere yuko nakira Arsene Zemana na Starato Habyarimana. Wenda duhere muri Kuwait. Jerome, ibitero byongeye gukaza umurego hagati ya Amerika na Iran bikomeye ku ruhe rwego, ko amakuru ariho n'aka kanya aragaragaza yuko ibintu bitifashe neza. Ibitero byaraye bitangiye ejo hashize, byatangiye hakiri kare kandi nta n'ibimenyetso byagaragaye ko baza kurasa. Ubusanzwe basanzwe bashyiraho activating ama-sirens, cyari ni nk'impuruza kugira ngo abantu bajye mu mazu cyangwa se bamenye ko hari ikintu kije. Ariko ejo twabonye amaripoti gusa bamaze kurasa ku ma US Embassy, ku mabaze y'Abanyamerika
kandi aho barashe hose ntabwo Kuwait yabashije kubisama kubifata kubyintercepting. Ubwo byagiye he? So guhera saa 4 za nijoro byaturikije aho barashe kuko hari umuriro mwinshi, barasa ndetse no kuri boda ya Kuwait na Iraq, bivuye muri Iraq muri proxy ba Iran. Barasa oil company, so ntago twigeze tumenya ko byabaye kuko ntago twamenyere kundi batwinforma. Akenshi b'informa iyo bazi ko biza kuza bakabirasa bagakorasa izo misile ziza, ariko ejo hafi ya target zose zabaye target on hit on target. Rero byongeye birakomeza mu gitondo mu masaha 9 za mu gitondo, saa 4 za mu gitondo, barasha ahantu hatandukanye hari ibirindiro by'Abanyamerika. N'ubu ngubu mu masaha birashize, mu masaha 9 naho habaye turika ku cyambu cy'amato. None ntago bari guswata, ntago bamo baratanga information. Nicyo ngiye kubaza, itandukaniro mu buryo bwo gukomera bw'ibi bitero n'ibyagiye bibanza byose bimeze bite? Nirihe tandukaniro? Uko byari bimeze, itandukaniro rihari nuko mbere babanzaga gutanga amakuru, ukabuze ngo baraza kurasa uyu munsi cyangwa se ejo. Ugasanga rero nk'igisirikare kinaha cyiteguye cyasize nyine kirinze kiraza kwasha kurasa ibyo babirasa. Uburyo nyine ubiturika twabyumvaga barasa ibisasu bije cyangwa se amadrone, ariko ubu ngubu babarashe batiteguye, nta makuru ahari. Niho bitandukaniye, byateye ikibazo mu gihugu pe. Abantu ntago bazi ikiza kuba. Ikigo cy'indege baraje bagifunga, bongera bagifungura, bongera bagifungura. Yego, reka duhita tujya no muri Bahrain. Jise, wumvise uko byifashe muri Kuwait, aho muri Bahrain ho hari uhe mwuka? Yego, murakoze cyane. Ndatekereza ko twari tumaze igihe kinini turi muri ceasefire hagati ya Iran na USA, hari agahenge. Ariko mu minsi 3 ishize kugeza ubu turimo turumva misile na drone zoherezwa hano muri Bahrain. Hari ukuntu bajyaga sinzi buriya niko bateguraga, bakabyohereza ari nka nijoro guhera saa z'ijoro cyangwa saa 7 kugera za saa 10 igicuku. Ariko muri iyi minsi 3 barimo kubyohereza ku masaa 10 saa 10 saa 10 kugera saa 1 saa 2 z'igitondo. Ubwo biterwa nabo, ntabwo tuba tuzi neza impamvu baba babigaragaje. Noneho ariko birimo biraza rwose, turatekereza ko impamvu ari amakimbirane kiri hagati yabo. Jerome, muri Kuwait aravuga ko ubundi mbere wenda babwiraga ko hari ibisasu bigiye kuza bya misile, ariko ubu ngubu muri iyi minsi avuga ko ayo makuru batarimo kuyabona. Aho muri Bahrain ho leta iri kubaburira ko hari ibisasu bigiye kuza cyangwa se biri gutungurana namwe? Okay, ni system isanzwe barabyaactivatinze iyo hari ibisasu bigaragaye mu kirere. Ndumva ayo sirens barayactivatinga, n'amatelefone nayo agasona kuko abantu bose baba bayafite. Gusa icyo ikiri kubaho kinatangaje, birashoboka wenda ko ari imbaraga z'ibisasu cyangwa z'amadrone. Ari drone rwose umuntu abara akavuga 1, 2, 3 zibaye nta bimenyetso batanze, kuko batanga ikimenyetso cya mbere bavuga ngo buri wese yirinde, ari misile ziri mu kirere cyangwa drone. Byarangiza hashize nk'iminota nk'ingahe cyangwa umwanya runaka bakongera bagatanga ikimenyetso bavuga ati nta kintu kiri mu kirere, buri wese yisanzura.
yego ariko hari igihe rwose biraswa nta bimenyetso batanze tukumva birabaye ibimenyetso bakabitanga nyuma. Yego turibuze kureba ikibyo bigaragaza niba ari urugamba rugenda ruhindura isura. Reka mbanze nakiriye Alexis Nizeyimana ubu tuvugana muraho neza. Muraho. Yego ni ikibazo gihangayikishije abatuye isi kuba ibitero bisa naho byongeye gukara hagati y'Amerika na Iran. Abantu bibwiraga ko agahenge kazakomeza nubwo kajyaga katakomeza mu buryo abantu babiteze, ariko noneho birasa naho ibitero byongeye kubura kandi mu buryo bukomeye. Ibi ngibi ni ukubera iki mu by'ukuri? Ubundi intambara itangira hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanije na Israel ndetse na Iran yabereye ku butaka bwa Iran. Icyo gihe icyari gishyizwe imbere kwari gukuraho ubutegetsi bwayoboraga Iran, ariko no guhagarika gahunda ko Amerika yabivugaga, guhagarika gahunda za Iran za nucleaire. Ariko uko intambara yagiye itinda hajemo ikintu gikomeye cyitwa umuhora wa Hormuz. Noneho Iran iza kubona yuko ari intwaro ikomeye kurusha uko ahubwo yarwanaga kuri nucleaire. Ubu rero ipfundo ry'ikibazo naho ngaho Amerika irasiganwa n'amasaha ivuga iti mufungure, Iran ikavuga iti ntabwo turi bufungure ibyo tubasaba mutariho mu bikora, ku buryo ubona ko ikitwaga gahenge, ikitwaga iminsi 60 bashyizeho yo kuganira ku zindi ngingo ishobora kurangirira n'ubundi kuri Hormuz irafungurwa. Iran yabona ko igiye gutakaza kontrole kuri uyu muhora, ikarasa amato ariho anyura mu nzira batumvikanyeho. Arasaba Amerika ati turagaruka natwe twongere tubamisheho urusasu nk'uko twabigenzaga. Iran iti nimuturasaho turajya kwihimura ku bafatanyabikorwa banyu no ku bikorwa byanyu biri mu karere. Urabona intambara irasa naho isubiye aho reka mbyitaho yatangiriye, ariko noneho yahinduye impamvu iriho iraba uyu muhora wa Hormuz. Hanyuma kandi itangira ubundi uyu muhora rwose ntabwo wari uri mu byagirwagaho impaka, ntabwo wari uri mu byaganirwagaho, ariko ubu ngubu niwo wabaye reka mbyite center, niwo wabaye izingiro ry'ibyo bavuga, ibyo batumvikanaho, ry'ibyo bashobora ryatuma batera indi ntambwe. Bivuga ko iyi ntambara itangira reka mbyite sinabita ngo n'amahirwe Iran yabonye indi mpamvu ishobora gutuma bajya mu biganiro itari nucleaire. Rero ni ikintu abantu bagomba guhora biteze kuko niko bimeze. Uyu muhora ufite inzira ebyiri. Hari inzira zica hagati y'ikirwa cya Iran n'ubutaka bwa Oman, kugira ngo rero iyo nzira Iran ivuga ko yayifunze, inavuga ko harimo mine, ko ubwato bugomba guca haruguru y'icyo kirwa. Iyo buciye haruguru y'icyo kirwa yavuze ko buciye mu mazi ya Iran, kuko ayo abakiri amazi nyine, niba igihugu kihafite ubutaka inyuma n'imbere akiri amazi uko babyita, bakiri amazi y'icyo gihugu. Ngira ngo icyo bashwaniyeho muri ibi byumweru cyangwa muri iki cyumweru kirangiye cyari uko amato yaratangiye gushaka guca kunyura muri iyo nzira ya kabiri twavugaga atazengurutse haruguru y'icyo kirwa, kuko Iran ikabona ko bariho bayigira umutwe w'uko yatakaza reka mbyite control cyangwa yatakaza kugenzura uriya muhora. Ibuza rero abatwaraga amato, yababwira ko inzira yemeranijweho ko ari iyo. Amerika nayo irabyanga. Nk'ubu icyo tubona kuri uyu mugoroba hari guhera mu masaha ashize ya 2:00 nuko Amerika nayo yatangaje ko isubizaho kumwe yari yarafunze uriya muhora inyuma urenze Hormuz, usohotse urenze Hormuz cyangwa mbere y'uko uhinjira mu mazi utaragera kuri Iran. Kavuga ko nayo yafunze
nta bwato buturuka mu byambu bya Iran cyangwa bubiganaho buzahita. Kuvuga barongeye babisubije kwifungwa reka mbyite kwifungwa rihererekanije inshuro ebyiri, niba ariko umuntu yabyita double blockage. Nukuvuga ngo Iran igafungira mu muhora, Amerika ikaza inyuma yawo nayo igafunga, ku buryo n'ubwato Iran yarekura bwaba buvuye mu byambu byayo cyangwa bwaba buje kwinjira bugiye mu byambu bya Iran bitahita. Marine ya Amerika nayo yamaze kwemeza ko iri bushyireho uko gufunga. Rero urumva turiho turasubira mu cyitwa initial cases cyangwa case de départ. Hamwe wari ufunze burundu hakaba ibiganiro bakavuga ati okay twafunguye, ariko mu magambo make nuko uyu muhora wabaye intwari ikomeye kuri Iran kandi ntishobora kuyirekura, kuko yabonye ko noneho nta nubwo ari hagati yayo na Amerika gusa cyangwa hagati yayo na Israel, isi yose ihita ihaguruka. Ikindi nuko iyi ntambara iriho iraba, ariko Amerika isiganwa n'amasaha cyangwa n'amadaki kuko abenshi babyita. Ngira ngo nari bivuze ntangira, Amerika icyambere irarwana n'isura yayo mu mahanga ariko n'imbere mu gihugu. Izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli ntabwo bigera ahandi ngo Amerika biyireke. Abenshi gaze ituruka hariya muri Amerika bayikoreshaga mu gihe cy'ubukonje bagashyushya inzu, mu gihe cy'ubushyuhe bagakonjesha. Iyitahagera rero nk'abazi i Burayi ubu bari cyane cyane mu Faransa hari ikintu bita ngo ni canicule, ubushyuhe bukabije butigeze bubaho, busaba imbaraga navuga ingufu kugira ngo bakonjeshe amazu, bakonjeshe ibikorwa abantu bahuriraho. Ngira ngo byatangiye amashuri atarafunga, hari amashuri amwe yafunze hari batabashije no gukora ibizami bisoza amashuri. Muri Amerika rero abo mu gice cyo hepfo ya koma y'isi ho haba hari ubukonje, biba bisaba ngo bagire uko bashyushya amazu. Ariko mu gice cya Amerika wenda nk'abakuri biri gukurikira umupira bari kubona ko hari ubushyuhe bwinshi ubu ngubu. Nabo abenshi mu baturage mu mazu yabo biri gusaba nyine icyitwa climatisation. Izi ngufu rero baba bazikeneye. Uko gusiganwa rero n'iminota kuranajyana nuko Amerika ngira ngo ni mu kwezi kwa munani, mu mpera z'ukwezi kwa munani cyangwa mu ntangiriro z'ukwa 9 hazaba hari campaign, hari kwiyamamaza kw'icyitwa midterm. Amerika rero irarwana n'isura mu mahanga, ariko iriho iranarwana n'icyitwa opinion polls. Bimwe abantu bavuga bati aba Republicans cyangwa aba Democrats batakaje igikundiro kubera ibikorwa ibi n'ibi. Barashaka ko rero icyo gihe kigera, by'umwihariko aba Republican kuko ari bo perezida wa Amerika akomokamo, barashaka ko icyo gihe kigera hatari impamvu nk'iyi ngiyi yo gushingiraho. Barasiganwa rero n'amasaha, barasiganwa n'iminota. Iran irabizi ko bari gusiganwa n'iminota, irashaka reka mbyite guprofita iyo mpamvu yabo yihuta, nibura ngo irebe ko yakuramo ikintu nayo cyayifasha muri uru rugamba. Yego urakoze cyane ya Resi. Strato Habyarimana ikaze mu isi ya none. Murakoze cyane. Yego umvaga ibyo Resi arimo kuvuga. Turi kumwe kandi na Jerome Nzogera wari muri Kuwait ndetse na Justin niyo nkuru wari muri Bahrain, nabo barimo kumva. Strato abari kureba amakuru ahari bari kurushaho kugira impungenge. Nk'ubu ngubu igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuze ko guhera ejo n'ubundi ku wa kabiri harajyaho nk'ibyo Amerika yari yarakoze mu minsi ishize byo gushyiraho ibihano cyangwa se kugenzura ibyambu bya Iran kugira ngo amato atabasha gusohoka. Amerika iravuga ko igomba ko byagenda kose kubigenzura muhora wa Hormuz. Iki cyemezo cya Amerika kigiye kurushaho gukomeza ibintu ku ruhe rwego, kuko abantu bibwiraga yuko ibintu wenda bari kuganira
bishobora kugira aho byerekeza, ariko ibi byemeza Amerika iri kongera gufata birakomeza iyi ntambara mu buhe buryo? Urakoze. Icyambere nagira ngo nongere nibutsa abantu yuko kwa twakomeje kubivuga, uyu muhoro ukomeye ku rwego rw'uko 1/5 kibikomoka kuri peteroli binyura muri uriya muhora, bikoreshwa ku isi binyura muri uriya muhora. Iyo mvuje peteroli abantu ntibumve gusa bafite abakenera za essence, abakenera mazutu etc. Peteroli ifite ibintu byinshi biyikomokaho tutirengagije iby'ingenzi. Tuvuge wenda nka tuvuge nka ifumbire dukoresha. Ifumbire burya akenshi ishingiye ku bintu bikomoka kuri peteroli. Iyo rero habaye ikintu nka kiriya, cyane cyane bumvise ko none Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri no kuvuga ziti twe tugiye kuharinda, tugiye kubuza ubwato guhita, ariko turahita tunongeraho n'amahoro. Ikintu cyose kizajya gihita tuzajya tugica 20%. Urumva guca 20% ku bintu bigera kuri 20% by'ibicuruzwa bishingiye ku bikomoka kuri peteroli, kandi ni byinshi cyane. Urumva bifite ingaruka nyinshi. Ingaruka ya mbere nuko dushobora kubura ibyo bintu. Kubera iki? Burya mu bucuruzi ku isi hakora cyane muri by'ubwikorezi bunyura mu nyanja. Buryo ufite ijambo nyamukuru ni aya masosiyete y'ubwishingizi. Iyo sosiyete y'ubwishingizi rero ibonye hatangiye kuza akavuyo nkaka, bamwe bavuga bati turakora ibi, abandi bavuga bati turabakora ibi, icyo bakora no guhita bazamura ibiciro ku bwishingizi. Ibiciro ku bwishingizi nabyo urumva ko bihita bigira ya ngaruka nakubwiraga byo kongera ibiciro, kubera yuko niba tuvuge nk'ubwato bwanyuragaho ufite agaciro ka miliyoni, tuvuge miliyoni 10 z'amadolari, ni urugero ndi gutanga, ntabwo uvuga ko ubwato bupakiye bufite agaciro ka miliyoni 10 z'amadolari, biba birenze na kure. Ariko tuvuze miliyoni 10 z'amadolari, assurance ikavuga iti twebwe kubera yuko tutizeye neza niba ubwato buzanyura hariya buzanyuraho amahoro, natwe duhise dushyiraho miliyoni 10 z'ubwishingizi. Ubwo urumva igiciro cya bya bintu byari mu bwato gihise kikuba kabiri, tutarongeraho ibindi biciro bishobora kwiyongeraho nk'imisoro, ibindi biciro nk'iby'ubwikorezi bwo ku butaka mu gihe ibyo bicuruzwa byageze ahantu handi, hari ibintu byinshi bishobora kwiyongeraho. Ni ukuvuga ngo ushobora gusanga ibiciro byikubye 3 kubera icyo cyemezo cyonyine. Urumva rero mu by'ukuri ni ibintu bifite ingaruka ikomeye. Ibihugu byari bimaze kumenyera guhangana n'ingaruka zari zisanzwe zizamuka by'ibiciro byinshi byari byarafashe ingamba zo kureba ukuntu byahangana n'ibyo bibazo. Ibindi bihugu byari byarafashe ingamba zo kureba ahandi byakura ibicuruzwa bishingiye cyane kuri peteroli. Ibindi byari byarashatse ingamba z'ukuntu byakora ububiko bw'igihe kirekire bw'ibicuruzwa ibyo bikomoka kuri peteroli na gazi n'ibindi. Ariko izo ngamba zose nubwo wagenda uzifata, byanze bikunze iyo byongeye bigasubirana gutya, abantu bari batangiye kugira icyizere, peteroli ibiciro byatangiye kumanuka, byongeye gusubira hafi hagati ya 70 n'amadolari 70 na 80 ku kagunguru, mu gihe byari byazamutse byageze hafi ndetse ku 120 rimwe na rimwe. Urumva ko mu by'ukuri ingaruka ihari nini niyo, nuko turitega yuko mu by'ukuri ibicuruzwa bimwe na bimwe bikomeza byongera guhera hariya, ubucuruzi bya logistics zikongera zigahagarara, ibiciro bikongera bikazamuka, abantu bakongera kugira ubwoba bagapanika, bityo ugasanga biri bugira ingaruka nyine ku rwego rw'ubukungu cyane. None se yaba Amerika cyangwa Iran barimo kubyungukiramo iki? Nta n'umwe byungukiramo. Yaba Amerika ntabwo ibyungukiramo, yaba Iran ntabwo ibyungukiramo. Iran ishobora kuba kubyungukiramo ni kwa kundi mu gifaransa tukivuga ngo fuite en avant, kama mbaya byanjye tubimene turatugabane cyangwa byose bimeneke. Iran iravuga iti turamutse dukoze ku buryo tubuza amato guhita, Amerika byanze bikunze iragaruka ku meza. Alex yabivuze ngira ngo iragaruka ku meza y'ibiganiro, kandi noneho yumva ijambo ryacu, yumva icyo turi gusaba, ibiha agaciro. Amerika nayo ikavuga iti no, ntago twareka nanone mufunga uwo muhora kubera ko natwe twaba turi kuhasebera cyane ko Amerika ifite nyine
ikimwaro cy'uko nyine niyo yatera intambara itazi yuko bizakomera kuriya cyakoresha n'uri ya mvugo yo kuvuga ngo mutahafungura turabamena, ariko mu by'ukuri byagaragaje byo kuvuga ngo turabamena ntacyo bibwiye Irani, kandi koko mu by'ukuri byagaragaje byo kuvuga ngo turabamena ntacyo bibwiye Irani, kandi koko baramenana, umwe aramena n'undi akamumena, ariko ntago wakongera gutera ubwoba Irani mu minsi yagaragaje byagaragaje ko ubwo bwoba ntacyo bitwaye. No kuvuga ngo ari Amerika kufunga, kuvuga ngo turafunze ngo duhime Irani ntacyo bimaze, kuko Irani irangije no kwitegura ngo ifite n'izindi nzira yanyuramo ishobora gukoresha imipaka yo ku butaka. Ikindi nuko ari Irani nayo ntacyo biyimariye, yego irimo irashaka kwihimura kuri Amerika ikayereka yuko ishobora guhagarika ubucuruzi bwo muri uriya muhora wa Hormuz, ariko mu by'ukuri se niba uhagarika yirunguka iki? N'ubundi igihe bwato bwagendaga nibura bukanyuraho bumwe buturutse ku byambu bya Irani, hari amafaranga yinjiraga muri Irani, ariko igihe bihagaritse byose hari hajemo icyo kintu cyo guhimana, nayo nubwo yabona amafaranga inyuze mu zindi nzira, ariko mu by'ukuri n'ubundi nayo iragerwaho n'ingaruka. Donc muri bose nta ubyungukiramo, ariko nanone kwa kundi tujya tuvuga ngo aho inzovu zirwaniye n'ibyatsi birahababarira, natwe ubwacu biri kutugeraho ibyo ntari ndimo mvuga by'izamuka ry'ibiciro, ni ingaruka zitugeraho twese aho waba uri hose, uruhande waba ubogamiyeho rwose. Yego warakoze cyane Serato. Aresi ibi turimo kubona ubu ngubu bijya gutangira mu buryo bukomeye. Mu cyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko ibijyanye n'agahenge kari hagati ya Irani na Amerika ubwo karangiye. Ubwo nabyo byatangajwe nyuma y'uko impande zombi zari zongeye kurasana. Trump aravuga ngo kararangiye, ariko ibiganiro byo byakomeza. Ibiganiro byashoboka gute kandi hari impande zombi zirimo kurasana? Trump anavuga ko agahenge karangiye. Ikintu gikomeye kiri hagati muri uku gushyikirana cyangwa muri iyi ntambara hagati ya Amerika na Iran, no hari ibintu bibiri. Nuko perezida wa Amerika ni umuntu utangaza, reka mbyite ni umuntu wa scoops urabyumva nk'umunyamakuru, ni umuntu wishimira iteka kuba ikintu ari ukivuzeho bwa mbere, wagira ngo afite igitangazamakuru yifuza ko aricyo ki-breaking, aricyo gitangaza inkuru bwa mbere, ku buryo hari naho agera, iyo ukurikiye ibitangazamakuru by'iwabo bakavuga ko hari aho agera akabangamira n'ikipe ze ziri mu mishyikirano, ku buryo iyo hari ikintu babona bari kwemeranywaho nka perezida bagomba kumuha amakuru ya buri kintu uko biri kugenda. Hari igihe rero bakimuha we agahita agikoramo, reka mbyite agahita agikoramo scoop, agahita agikoramo inkuru yo reka mbyite yo kwiyamamaza. Birabangama cyane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko ikintu agizeho umujinya nacyo arakivuga akiyibagiza ko ari perezida w'igihugu, nk'uko kuvuga ngo agahenge ubwo birarangiye ngo ariko twakomeza kuganira. Uba utangiye kubwira umuntu muhanganye wakweretse yuko nta kintu wamusenyeye, byose nta kindi kintu agifite cyo gutakaza uretse ubuzima bwe. Akavuga rero tuzarwana, aho gutakaza ubuzima nateza gahanga tuzarwana, mbutakaze turi kurwana nawe. Iyo rero umubwiye ngo ushobora guhagarara muri wa murongo wo kuvuga ngo urabangamiwe, wakora ibyo ari byo byose kuko uri kurwana n'ubuzima, uriho usubiza inyuma nyine ibiganiro, kuko ibiganiro icyo bigamije ni ukureba ejo hazaza, ni ukureba ngo ibi bikwiye guhagarara tukategura ejo hazaza. Iyo ubwiye umuntu rero ko ejo hazaza he ushobora kuhakubita hasi, ahavuga ati ubundi ndacyaganira iki, ko ikiganiro cya kigamije ejo hazaza, aho tuganira akambwira ko ntaho mfite, reka noneho nanjye ndwane nk'uri kurwana inkundura ya nyuma. Ntekereza ko nicyo kibazo kirimo. Hanyuma ku ruhande rwa Iran, ngira ngo abantu bose babivuzeho, nuko uyu muhora wababereye indi ntwaro, ku buryo ikintu cyose gishobora kubakura mu kuwugenzura cyaba kibambuye intwaro yo kurwanisha. Icyo rero ntibiteguye kukireka. Icya kabiri, wenda nari nibagiye kuvuga ku ruhande rwa Amerika, nuko baguye mu mutego wo gushaka gukanga. Urabona hari ukuntu
uko intambara yagiye igenda byageze aho Iran iravuga ngo uyu muhora turawufunze. Amerika nayo izi nyuma yabo hariya mu kigobe cya Oman ati natwe turahafunze. None Amerika iriho irashaka nanone rero ibakanga ivuga ngo ibyambu byanyu turongera tubifunge. Iran yavuga ati uyu muhora nitureka abantu bakagenda tuzabasoresha bajye bishyura muri aya mafaranga y'ikoranabuhanga. Umva Amerika noneho nayo yazanye igitekerezo ngo turaza kurinda uyu muhora ngo ariko abazahanyura ngo bazajya bishyura. Ni ukuvuga baguye mu mutego nabo wo gukanga, ariko bakiyibagiza ko abo Iran ikanga ntabwo ari Amerika ikwiye kubikanga, kuko Iran iriho irakanga abitwa international economic operators, aba bacuruzi bose, izi nganda zitunganya peteroli, zitunganya ibikomoka kuri peteroli. Turavuga ibikomoka kuri peteroli ngira ngo Strato yabivuzeho, hari amafumbire ariko hari n'ibi bikoresho byose ubona by'amaplastike, hari ibikoresho byinshi cyane bikomoka ku bintu byavuye muri peteroli, kandi ibikoresho bikoreshwa mu bucuruzi ku isi ahantu hose. Izo nganda zirimo rero nizo Iran yakangaga ivuga ngo peteroli zagicaha tuzajya tuyisoresha. None Amerika nayo yaje gukanga nka kumwe Iran yakangaga mbere, ivuga ngo turaza kurinda umuhora ngo ariko abahaca bose bazasora. Trump wenda nk'umucuruzi ahita avuga ati ndahita numvisha abanyamerika ko ngiye kubinjiriza amafaranga, ariko se azi neza ko koko ashobora kuzahagarara kuri uwo muhora, ayo mato agahita agasoresha ayo mafaranga Iran iri hariya, mbese bikabuko bigakunda. Amerika ni igihugu gikomeye gifite igisirikare gikomeye, ariko barabizi ko ntabwo bashobora kuzana ingabo zo kurinda uriya muhora ngo ubucuruzi bubeho nk'uko bwari busanzwe bubaho, Iran bihorere, kuko yabaye intwaro yayo ya Iran yo gupfa no gukira. Igikwiye rero icyo ubona Amerika isa naho nayo kamgitiri desperate, isa naho nayo yataye icyizere, nuko nayitangiye kuzana ibikangisho nk'ibyo Iran yakangishije abantu. Niho uhita uvuga uti aba bantu bamaze kubona ko nta bugenzuzi, nta control bagifite ya hariya hantu, ku buryo igikwiye nuko baganira. Ariko Amerika tukibuka kimwe twahereyeho, iriho irarwana cyane cyane n'isura yayo mu mahanga, ariko iranarwana n'amatora yegereje, kuko aba Republican bafite impungenge z'uko mu matora yegereje nubwo abademokrate ntacyo bari kubikoraho muri iyi minsi, nabo ntibakwishima ngo ubwo ngo tuzatsinda, ariko aba Republican bafite impungenge yuko nibajya mu matora iki kibazo kikiriho, midterms cyangwa amatora yitwa mimanda, bashobora gutakaza umubare munini w'abadepite n'abasenateri, noneho bikaza kugira ingaruka ku myaka ibiri isigaye y'ubuyobozi bwa Donald Trump, kuko inteko ishobora kujya yitambika ibyemezo ibyo ari byo byose, ku buryo ishobora no kuzana n'icyemezo n'umwanzuro wo kwigwaho wo kuba yamweguza, kandi biciye mu matora igatora ko imweguza, bikemezwa n'abadepite, bikemezwa na Sena. Ubwo nyine cyaba kigezweho kwaba ari uko yegura. Rero bariho bararwana n'ibyo bintu byinshi. Ikibabaje nuko babirwana mu buryo ubona ari ubw'abantu bihebye. Reka myitegure. Yego, reka dusubire muri Kuwait na Bahrain. Muri Kuwait, Jerome, wavuze ko ibitero bya Misiri noneho bishobora kuba birimo kugera ku ntego. Ubwo ni ibyoherezwa na Iran yihimura kuri Amerika, kuko Iran irasa ahari inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibyo bihugu. Biri kugera ku ntego n'ubundi hari inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se biri no kugera ahandi muri Kuwait? Bimeze bite? Kugeza ubu ngubu kereka Al-Salem US base yarashwe, ndetse na kompanyi imwe ya Kuwait Oil Company, akaba hagize n'umukozi waho wakomeretse ko nta wapfuye. Gusa umuriro wari mwinshi muri iyo kompanyi kubera amavuta.
ikindi no ko nyine aho ngaho amabeze bari kurasa bamaze yarashe ikamenyekana ni Jerusalem ariko izindi ntabwo bamwe barazitangaza. Ahandi habaye igitero ni hafi ya Iraq kuri border. Iraq ndetse na Kuwait kuri border naho habaye ibitero ariko bivuye muri Iraq kuba proxy ba Iraq ba Iran. Gusa ku baturage ho nta kugeza ngubu nta kintu byabaho kereka gusa nyine ibyo bikorwa bya Amerika ndetse na kampani ya mavuta. Nonese ni iki cyabaye kidasanzwe ku buryo noneho biri kugera hasi kandi hagombye kuba hariho n'ubwirinzi hari cyabaye kidasanzwe? Icyabaye kidasanzwe njye nyine ni uburakari bwa Iran cyangwa se ntabwo nabo barashe babanje kwitegura. Bitewe n'ibyo byabaye muri Strait of Hormuz, Iran yarashe ishaka guhitinga target, ntabwo igeze informinga ahiza kuza kurasa. Niyo mpamvu ntabwo bigeze bimenya bo babatunguye barabasa kuko ikintu cyabaye intercepted ni drone. Kuko misile iyo baziturikije urazumva mu kirere birasakuza ariko si drone two ntabwo twumva. Yego aho barashe ahenshi. Yego Kuwait yegeranye na Iran. Aha hantu hitwa Bandar Abbas, ibitangazamakuru muri Iran birimo kuvuga ko hashyizwe ubwirinzi bwo mu kirere bukomeye cyane. Hafite ubuhe mwihariko? Umwihariko nuko niho naho hari abasirikare benshi ubu ba Iran baraba muri abashinzwe kurinda revolution ya Iran. Mwamfasha? Yego niba ari abashinzwe nibo benshi bahari. Ndetse nyine naho bakaba ari hegeranye cyane na Strait, kuko hari intwaro nyinshi zabasha kurasa muri Strait of Hormuz. Niho barashyira amato ziri commercial boat. So niyo mpamvu baharasa cyane ndetse no kuri cyakirwa bakaba bakeka ko bashaka kohereza abasirikare. Niyo mpamvu Amerika ishaka kuharasa. Kirwa cya Karge. Urebye ni Amerika iri kwibanda cyane. Yego ubwo retaliation yose barakora barimo rashaka kumakinga sure ko nyine ibigo by'abanyamerika babihitinga cyane. Reka turebe noneho ni ingaruka birimo kugira muri ibyo bihugu bwabyo. Wenda tubaze Jise niyo nkuru muri Bahrain, ingaruka ziri kuba izihe kuba ibitero byiyongereye cyane? Ndatekereza ko twe ibigaragara ni umutekano w'igihugu. Ikindi ubucuruzi bugirwa n'ingaruka. Twebwe igihugu cya Bahrain akenshi kigizwe n'abashyitsi cyane cyane abantu baturuka muri Saudi Arabia, kuko nko mu ma-weekend baraza bakahuzura bagasubirayo weekend irangiye, kuko Saudi ishyira amahame akomeye cyane ya kisilamu bigatuma ubwisanzure butaba bwinshi ku banyamahanga. Rero ama-weekend baraza bakahuzura Bahrain. Rero ibi bitero bya Iran bigatuma abantu bagura cyane mu muhanda, amahoteli akabura abakiriya. Nje kampani nkoreramo ndabibona ari groupe y'abantu hati na bamwe tuzi ko bagiye kubukinga nk'uko byagenze n'ubundi bwa mbere bagitangira gutera. Hari abantu benshi bakanditse, kampani nyinshi zigerwaho ingaruka, bamwe babura akazi, abandi babohereza mu mavotanse. Ingaruka nyinshi rero nicyo turimo turagira ubwoba yuko icyizere cyagitangiye kuza mu bantu, turimo kongera kugenda. Abantu bakimuka bakavuga ati aka gace karakomerewe, nkeneye kwimuka nkajya mu kandi gace ntekereza ko gafite umutekano kurusha. Muri make umutekano w'igihugu muri rusange
ingaruka. yego nawe uri kugirwaho ingaruka. Wenda Strato, ibi Amerika ishaka kugenzura nayo ibibera mu muhora wa Hormuz ndetse inakumira ko hari amato ashobora kuva ku byambu bya Iran cyangwa ngo abyinjireho, no kuba Amerika ivuga ko ishobora gusoresha n'amato anyura muri uriya muhora wa Hormuz. Kuki Amerika yo nayo yatekereza gukora ibyo ngibyo nk'uko na Iran yashaka kubikora mbere? Alex yabisobanuye neza. Trump niwe ufata ibyemezo cyane cyane muri ibi bihe. Ibyinshi twavuga yuko mu by'ukuri bisa naho ari nko guhubuka. Reka nkubwire impamvu. Kugira ngo uzabashe kuvuga uti ngiye gusoresha amato yose anyura mu hariya, bisaba nyine ko ufite, Alex yanabisobanuye, bisaba ko ufite control kuri uriya muhora. Kugira control kuri uriya muhora ntabwo bihagije ko ufite indege ziri mu kirere cyangwa ubwato buri muri Oman ahantu kure. Birasaba nyine yuko ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo ubwato bwose bwinjiramo hano ndabasha kuburinda. Hari ibintu bibiri bishoboka. Hari gukomeza kunyura ku ruhande rwegereye Oman hatari imitego myinshi, aho ngaho bashobora kuvuga bati turaherekeza ubwato, ariko wibuke ko nabyo ntago ari solution safe. Kubera iki? Iran aho yaba ihagaze hose ishobora kohereza drone cyangwa igisasu bwa bwato ikaburasa. Ntago waba wijeje umuntu kure kugira ngo akwishyure uranamurinda, bamaze kumurasaho ntago yaba kikurinze, ntacyo byaba bimaze. Rero ntago ari solution mbese pratique, ntago ari icyemezo navuga yuko gishoboka. N'ubushize nigeze kubivugaho ngira ngo ikiganiro cyenda kumera nk'iki. Hari imitego iri mu nyanja yatezwe na Iran. Ni ukuvuga ngo icyo Amerika ishobora gufasha ni kuyikuramo muri iki gihe bakirwana. Ntabwo byakunda kubera ko bisaba umwanya uhagije n'ikoranabuhanga, kandi aricyo bashyizemo imbaraga gusa. Birasaba ahubwo yuko bwa bwato bufite tekinoloji yo kumenya ngo hari umutego ntahariya ntuhari, bwo bushobora kwifashishwa mu kuyobora ubundi bwato bundi bushaka mu nzira bushobora kunyuramo butagize ikibazo. Ariko ibyo ntibikuraho yuko Iran ishobora kurasa ku bwato bwari bwo bwose. Nirangiye kubaza n'ubundi se bwanyuramo Iran itarimo kubibona. Ni ikibazo rero gikomere. Iyo Amerika ivuga ngo twebwe tuzaherekeza ubwato ngo kandi tuzajya tubuca amafaranga, yego byumvikana nka solution nziza kuri Amerika. Amafaranga bari gushoramo mu ntambara kagiye gushobora kugaruka bakoresheje iyo solution, ariko mu by'ukuri gushoboka kw'iyo solution niko ntari kubona, kubera yuko nta kizabuza Iran gukomeza kurasa kuri ubwo bwato. Byari byo kuvuga ngo muturasa ngo turabashwanyaguza, urumva ko nibyo batangiye bavuga kuva intambara ikitangira, n'ubu baracyabivuga, ariko barashwanyaza umwe ararasa n'undi akarasa. Ntabwo ibyo byateye ubwoba Iran. Isimbona rero ukuntu Amerika yabishyira mu bikorwa, ariko iramutse inabishyize mu bikorwa bigakunda, icy'ingenzi kigamije no gushaka kwereka abanyamerika nubwo intambara ikomeje ntibagire ubwoba bw'uko biri gutwara amafaranga y'imisoro yavuye mu baturage, mu mitsi y'abaturage, ahubwo ko hari amafaranga bari kuvana muri serivisi bari gufasha, bari guha abanyuze ubwato muri biriya bice. Ku bijyanye n'izi mpungenge zirimo kugenda zigaragara, hari biriho byo kuvuga ko hari amato n'ubundi ari muri uriya muhora wa Hormuz, ariko nayo agenda agerwaho n'ingaruka bitewe n'ibyemezo birimo gufatwa. Ingaruka zirabizihe mu buryo bufatika cyane? Ubwoba n'ubwoba burahari, kuko hari amato amwe n'amwe akirimo hariya mu nyanja n'ubundi atarabasha kuvamo, kandi nayo ashobora kugirwaho ingaruka mu gihe yaba atsimbuye uko byagenda kose. Ingaruka kuri bya biciro by'ibikomoka kuri peteroli, kuri bwa bukungu bw'isi, kuri ya masoko y'imari n'imigabane, biragenda bite mu by'ukuri? Abantu bongere bashyire mu mutwe ko ibintu bigikomeye cyane, baratekereza iki? Nigeze kubikomozaho. Donc ikuzamuka kw'ibiciro byo ni ibintu bigaragara nka uraba mu minsi yashize ikigega mpuzamahanga cy'imari cyari cyatangaje ko ubukungu bw'isi
uribuka mu ntangiriro z'umwaka twavuga ko bushobora kuzazamukaho nka 3.2, bamwe bavuga 3.1, ariko bahe imibare igeze nuko bavuga bati nitugira imana ibintu bigakomeza bitabaye bibi kurenzaho, aho kuzamukaho 3 buzazamukaho 2.5. ubwo no kuvuga ko mu by'ukuri nta kizere ku bukungu buzazamuka gifatika. Urebye wenda nk'ibice ku bindi, reka dufate nka Iran ubwayo. Burya Iran muri no minsi ifite ikibazo gikomeye, ifite ikibazo ihanganye ikibazo cy'uko ubukungu butifashe neza kora bya n'ubundi bihano yari isanganywe, none yishora no mu ntambara. Ibiciro bimaze kwiyongeraho hafi inflation igeze kuri 70% hafi aho. Imirimo yaratakaye, nta bantu ntibakibona akazi. Bikomeje gutya umwaka ushaka kurangira ubukungu bumaze guhomba hafi miliyari 250 z'amadolari kurikize abagerageje gukora imibare, abagerageje gukora za estimations. Urumva y'ubwayo imira bihomberamo. Fata ibihugu nka Iraq, ufata ibihugu nka Qatar. Biriya bihugu byombi burya nta yindi nzira bifite bishobora kunyuzamo ibicuruzwa cyane cyane bikomoka kuri peteroli, binyuza n'ubundi muri uriya muhora. Baramutse bavuze ngo ibintu bikomeje uko byakabaye, ushobora gusanga Iraq, Qatar, ubukungu bwabyo bugabanyutseho hagati ya 6 n'8%. Ubukungu kugabanuka hagati ya 6 n'8%. Iyo mibare twaherukaga mu gihe cya covid, niko twabonye ibihugu bimwe bitakaza kuri icyo kigero, ariko urumva ko ari ibintu biteye ubwoba. Hari ahandi kandi urabona ko naga isi ni nk'umudugudu ibihugu bimwe bigezweho n'ingaruka. Iyo urebye nka Arabia Saudite, tuvuge wenda Arabia Saudite na Emirates Arabes Unis hariya za Dubai, bo bafite ahandi bashobora kunyuza ibicuruzwa, bashobora kunyuza peteroli, bashobora gukoresha za pipe, bashobora gukoresha izi mpombo mese banyuzamo, ariko ntabwo zishobora gutwara quantity yabo baproducinga yose uko yakabaye. Ubushize byari byagaragaye ko nka Qatar, nka Emirates Arabes Unis zari zatakaje hafi 17% bya gaz naturel liquefié bohereza ku isi, cyane cyane mu bihugu nk'iby'i Burayi yari yagabanutse 17%. Nta mafaranga menshi buriya baba batakaje. Nibikomeza gutya nyine uko gutakaza kukomeza kugende kwiyongera kandi birumvikana. Iyo ibihugu nk'ibyo bigenda bitakara, ntukeke ko ari ibyo bihugu gusa turi kureba, ni ibihugu byose muri rusange. Niba amato ari buhagame ntakomeze kugenda, abatanze amakomande barategereza. Niba amato ari bwishyure assurance yisumbuyeho, cyangwa se ari bwishyure ari amafaranga Amerika ishaka kubaca, ibiciro batwaye birahita bizamuka. Niba tugira imana amasosiyete ya assurance akemera gukomeza gutanga assurance, urumva rero bifite ingaruka kuri twese. Turebeye cyane cyane ku kubura kw'ibicuruzwa bimwe na bimwe kubera kutagenda kwa mato, duhereye ku kuzamuka kw'ibiciro, duhereye kutagirira icyizere ubukungu uko bumeze ubu. Abantu bavuga yuko mu by'ukuri ibihugu bimwe bishobora kujya muri recession, ubukungu bwabyo bugatangira kugabanuka, mu gihe ibindi nabyo bizagira izamuka ry'igiciro ry'ibiciro muri rusange. Usanga bifatanyije n'izamuka ry'ubushomeri, ibyo byabindi bita stagflation. Ari situation tudakunze kubona, ariko itari nziza utakifuriza igihugu kugwamo. None ko Iran yavuze ko kuva na mbere hose yakomeje kuba umurinzi cyangwa kurinda uriya muhoro wa Hormuz, ko n'ubu ngubu igomba kubikomeza, n'ubwo Amerika iri gufata ibyemezo byo kuvuga ngo irakumira amato yava ku byambu bya Iran yabyinjiraho. Iran igira bishobozwa n'iki mu gihe Amerika nayo yongeye ukaza umurego mu gufata ibi byemezo? Nayo ubwayo hatabaye kumvikana, Iran nayo nta cyo yakora. Ntabwo ndi kubona ikintu yakora cyatuma yizeza abantu banyuramo hariya yuko ibarinda, mu gihe Amerika nayo ivuga iti nta bwato tureka buhita. Gusa byombi biri mu makosa. Amategeko, umuryango mpuzamahanga w'abantu bakora ubwikorezi mu bwato wakomeje kugaragaza yuko mu by'ukuri ziriya mpande zombi ziri kwica amategeko mpuzamahanga kandi zibireba. Gusa ibibazo tugira ku isi nuko amategeko ashyirwaho, ariko kuvuga ngo igihe umuntu yarenzeho n'indi umuhana cyangwa bigenda bite,
icyo kintu cyagikomeza kugenda kigorana, ariko abantu bakomeje gusakuza yuko nyine bari kurenga ku mategeko mpuzamahanga, kandi rero ibihugu nka Amerika nibyo byagombye kwitwa umurinzi ahubwo w'ayo mategeko. Ubwo urumva rero yuko nubwo Iran ivuga iti twebwe twakomeje kubikora, nitwe dusanzwe turi umurinzi w'uyu muhora kandi turabyemera bitewe n'aho dutuye, nibyo bafite ukuri ko bakomeje no kubikora. Ariko nanone mu gihe hatabayeho kumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo bakitwaza ubwo burenganzira aho batuye bubaha bwo kuba barinda ubwato bunyuramo hariya, mu gihe Amerika nabwo ivuga iti natwe twemera ko bunyuraho, n'ubundi Iran ntacyo yabikoraho. Ari Amerika ntacyo yakora kuguha umutekano usesuye ubwato bunyuramo hariya mu gihe itakoranye na Iran, ari Iran ntacyo yakora mu gutanga umutekano udasesuye mu gihe idakoranye na Amerika. Njye nuko mbyumva, sinzi wenda ba Alex baraza kutwunganira nibo bareba nyine ibyo bya politiki ukuntu bari kugenda bacengana, buri harimo ibintu by'amacenga cyane, ariko mu by'ukuri sindi kubona logically ukuntu uruhande rumwe rwakora mu gihe rutumvikanye n'urundi mu kuba bwarinda ubwato bunyuramo hariya. Bakorana bate koko? Nko mu cyumweru gishize ubwo habaga umuhango wo gushyingura Ayatollah Ali Khamenei wishwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 ubwo n'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Yari umuyobozi w'ikirenga wa Iran, umuhungu we Mojtaba Khamenei yavuze ko Amerika Iran nayo izihorera uwabigizemo uruhare wese akabibazwa. Perezida Trump nawe aravuga ati Iran nibigerageza gushaka kumwica, Iran izahita irimburwa nyine igasibangana. Alex, amagambo akomeye ku ruhe rwego? Ntabwo atandukanye nayo bakomeje guterana kuva intambara yatangira, kuva Khamenei ndavuga mukuru bamuhitana. Ntabwo atandukanye n'amagambo bakunze guterana, yewe na mbere bakiri mu mishyikirano itarimo intambara. Iran yabwiraga abanyamerika ko ari shitani n'abanyayisirayeli, abanyamerika nabo bakavuga ko nabo ari, reka niba ari namwe muri amashitani, muri diable. Aya ni amagambo basanzwe baterana. Ikindi abantu bibuke ko Amerika ifashe icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri irasa kuri Iran, Perezida Trump yigambye ko ikibazo cya Iran yakirangije. Hanyuma Iran imaze gufunga umuhora wa Hormuz, Trump yavuze ikintu ngira ngo cyanamugoye kwisobanura mu itangazamakuru no mu butegetsi bwe, avuga ko ngo agiye gusiba civilisation. Uvuze civilisation no kuvuga ngo nuguhera n'ibiranga amateka byabo, ko ahantu hazasigara nta muntu nta n'ikintu kikiranga ko icyo kintu kigeze kubaho. Yaravuze ngo civilisation yose igiye ngo agiye kuyizimya. Byaramugoye no kubyisobanura, ariko ni amagambo ubundi basanzwe bavuga. Ariko uretse amagambo, buriya Trump n'ubuyobozi bwe gufata icyemezo cyo gufunga nabo uriya muhora, bazi ko Iran nta handi hantu ikura amafaranga atari mu bucuruzi bwa peteroli, bukaba nabwo buyifasha kugura ibindi bikoresho ikeneye, haba ari mu kubaka inganda zayo za nucleaire, haba ari